Hello people, hello friends. I hope ko umeze neza, nanjye meze neza, kandi mutameze neza biraza kugenda neza, umere neza. Waba uri muri Afurika, muri Europe, muri Australia, muri Canada ndetse no muri Amerika. Ikaze cyane rero kuri Donation. Nitwa Donatella, abenshi akabanze ku izina rya Tadienne. Nimba uri mushyashya hano nagusaba kubanza ugakanda subscribe, ugakanda kakazogera k'umukara kugira ngo ujye ubona notification y'uko na uploadinze video nshyashya. Wowe wakanze subscribe warakoze cyane. Tugiye kureba amwe mu magambo y'ubwenge yagufasha muri ubu buzima kugira ngo bibe byagufasha kuba wagira indi ntambwe utera. Ikintu cya mbere, abantu benshi batsindwa kubera batagerageje. Irinde gutsindwa utagerageje. Gerageza kugerageza ikintu runaka, ahubwo nigipfa umenye ngo ndakizamurira cyangwa se ndagikosora muri ubu buryo kugira ngo ndebe ko byakunda. Gutsindwa mu magambo gusa utagerageje, byirinde. Ikintu cya kabiri, abantu benshi batsindwa kubera gukopera abandi. Kubera ko kanaka ari umucuruzi, nanjye ngiye kuba umucuruzi kandi hafi ye. Ngabana abakiriya nabo kandi we baramenyereye, hari umwihariko afite wowe abantu kubanza bakawugushakamo, kandi amafaranga yashoye si kimwe nayo ufite. Kwirinda, wirinde kuba wakopera bagenzi bawe, wumve ko ngo nawe byacamo kubera ko kanaka byacamo, ahubwo yakwigisha kugira ngo nawe habe intambwe utera, ariko kuba wakwigana business ye ntabwo ari byiza. Ahubwo igi yawe wishyiremo innovation yawe, cyangwa se ibindi bintu byahinduka kurenza ibye, ahubwo baba ari wowe yenda ukurura abakiriya dani we. Ariko uzirinde gukopera muri ubwo buryo. Hari ukuntu umuntu akopera, agakopera akandikaho n'izina ry'umuntu akopeye. Uzirinde icyo kintu rero. Ikintu cya gatatu rero, kwirinda gukoresha imbaraga ku bintu bidafite akamaro, cyangwa se gushyira imbaraga cyane mu guhangayika, ahubwo nk'aho washyize imbaraga mu kwizera kw'ibintu uzabishobora, cyangwa se mu kwizera ko hari intambwe ushaka gutera, ahubwo ukajya guhangayika. Irinde kuba wahangayikishwa n'ibintu bya hato na hato, ahubwo uhange amaso ku bintu wumva wowe ushaka kugeraho, kandi wizere ko ufite imbaraga zo kuba wabigeraho, kandi wumve yuko nta kabuza uzabigeraho. Ikindi kintu, hanga amaso abantu bagushyigikira, ba bantu bumva ko ushoboye, ba bantu bakubwira ngo gerageza tukuri hafi, genza gutya, ubigenjeje gutya byagenda. Abo bantu niba uzi neza ko hari bamwe muri abo bantu ufite, wibajugunye cyangwa se wibashyira ku ruhande, kuko ejo n'ejo bundi nibo bazakuzamura, cyangwa se nibo bakuri hafi ugomba kuba ari bugenderaho. Murabizi neza ko n'inyoni iyo igiye kuguruka yisunga igiti, cyangwa se ishami ry'igiti n'iryigurukiraho. Nta nyoni uzabona itisunze igiti ngo ibashe kuba yaguruka. Nta nyoni iguruka mu kirere gusa. You understand? Gerageza abantu ubona ko ari ingirakamaro mu buzima bwawe, ube ari bo uhanga amaso, cyangwa se ube ari bo wumva yuko bakuri hafi, ariko nabo ntibiguhe imbaraga nyinshi zo kubizera cyane, kuko ntawamenya umuntu arahinduka ahindurwa n'abandi bantu. Ushobora kuba umwizera cyangwa se akwizera, ariko hakaza umuntu mu buzima bwe yenda akaba yamuhemukira, bigatuma nawe ujya mu gatebo kamwe k'uwo muntu. Nawe rero uzahange amaso ku bikorwa byawe, ibikorwa byawe biba ari byo bibakurura kuba bagusapotinga, ahubwo ugira imbaraga muri we. Uko byagenda kose, iyo watangiye ugomba gutsinda. Iyi ntego yo kumva yuko ugomba gutsinda uko byagenda kose. Ikindi kintu, guhindura paje y'ubuzima bwawe bwa past, ahubwo ugahanga amaso cyangwa se ugatekereza kuri future yawe. Hari byinshi biba byarakubayeho mu buzima bwatambutse, cyangwa se bwarangiye, bwashize. Rimwe na rimwe uramutse ubitekerejeho byagusubiza inyuma, byatuma utagira n'ikintu na kimwe ukora. Yenda ugatekereza kuri famiye yawe ukumva wapi nta kintu wakora, ugatekereza ku baturanyi banyu ukabona nta cyagenda, ugatekereza bwa buzima waciyemo hasoninga ukabona n'aka kanya ntibiracamo, byose bikaba byagutera umutima mubi wo kuba nta kintu wumva wakwimarira, nta mbaraga ufite zo kuba wakora, kandi ufite ubwenge cyangwa se ufite ubushake bwo kuba wakora ikintu runaka kandi kikagenda. Hindura paje, umenye ngo ziriya zararangiye niyo zaba ari paje 1000, ahubwo ni byiza cyane ko izo paje 1000 hariho paje imwe
yahindura ubuzima bwawe bwose. Kwishima cyangwa se ibyishimo cyangwa se by'igihe cyose bigakuraho bya byishimo, wa mubabaro wagize iyindi myaka 10, 20, ariko umwaka umwe wahaye imbaraga zawe, wakoze cyane kandi ukizera ko ushoboye, ukizera yuko ibintu byose uzabigeraho hamwe n'Imana n'abantu, kuko abantu nanone nk'uko nabivuze ruguru nta nyoni ijya kuguruka ntiyisunge ishami ry'igiti, ntabwo byashoboka. Hamwe n'Imana n'abantu bagufasha cyangwa se mufatanya kuba wagera ku nzozi zawe, ariko 100% cyangwa se 99% ni wowe biba bireba, nta wundi ugomba kuba wasiganya, ni wowe uba ugomba kwiha icyo cyizere cyangwa se kwigiriramo icyo cyizere, kwizera ko ibintu byose bizahinduka. Kuba waravutse mu muryango w'abakene cyangwa se utishoboye, birashoboka ko ari wowe noneho ugiye kuwuhindura, cyangwa se noneho ari wowe uzavamo uhindura abavandimwe bawe, famiye yawe. Birashoboka. Ihe icyo cyizere cyo kumva ko ushoboye, bya bintu byose ubona na bamwe barenze nawe, simvuze ngo ufate ku rwego rwabo, nawe uzagira urwego ugeramo. Kurebera ku bandi ukabona ko umuntu yenda hari ibintu yagezeho, aho ubona ari umukire, nawe ugashaka imbaraga cyangwa se ukishakamo imbaraga ugakora cyane kugira ngo nawe uzakire, ariko apana kuba nkawe, kuko ntabwo uzi ibibera iwe mu rugo, ntuzi nimba ararira, ntuzi nimba arara bimeze gute, ntabwo uzi ubukire bwe aho bushingiye. Wowe fata ubukire bwawe cyangwa se korera ubukire bwawe mu mbaraga zawe, ukore utikoresheje, nta wundi wo gusiganya, kandi hamwe n'Imana birashoboka. Imana ijya iba mu bintu byawe cyangwa se mu buzima bwawe, kuko ibaye idahari ntabwo waba uhari. Bya bintu byose twaciyemo, bya bintu byose waciyemo, bya bindi byose n'aka kanya ugicamo biba byaguca intege, ibaye idahari cyangwa se ubaye uhora utekereza bya bintu bibi gusa, nta kintu wageraho. Birashoboka ko hari n'ibindi, nawe hari amagambo yatuma ugera ku ntambwe nziza cyangwa se ku rwego rwiza, ahari byaba byiza uyatwandikiye muri komenti kugira ngo tuyamenye, kuko yose sinayavuga ngo nyarangize, ariko bitewe n'umwanya uba uhari, aya niyo mba mbashije kuvuga uko bizajya bigenda tubana, azagenda aza cyangwa se tuzagenda tuyavuga, ariko byibura ayo ngayo tuba ariyo dukoresha, kandi tugire gukora tutikoresheje, cyane cyane urubyiruko, kuba ugomba gukora utitaye kuri famiye yawe ngo ni abakire, ngo nawe ngo bazaguha kuri ubwo bukire bwabo. Birashoboka ko bagufasha, ariko nanone udakoze ntago ibyo bintu babona yuko ntawe udashoboye kuba wabikora, wabishobora. Cyangwa se ba bantu bumva yuko abakobwa cyane cyane intego zabo ari umugabo, ari we badipendingaho, ari we bazaba bateze amaboko, ntabwo ari byiza. Cyangwa se nawe uri umuhungu uteze amaboko kuba umugore wawe ari we uzagutunga, byaba bibabaje cyane uramutse uri umwe muri abo ngabo mvuze batekereza gutyo, kandi nawe ufite amaboko, ufite ubwenge, ufite kuba wakora. Icya mbere ntabwo ari amafaranga, ahubwo icyangombwa ni uko ufite ubwenge n'amaboko yawe yo kuba washakisha. Amafaranga aza nyuma y'ibitekerezo, ahubwo akagufasha noneho kubishyira mu bikorwa. Kimwe cyangwa bibiri wateye muri ino video, ma like, ma comment, kugira ngo tubashe gukora n'izindi video. Kandi nimba wakunze ino video, yisangiza abashuti bawe, yisangiza abashuti bacu, kugira ngo tuve ku rwego rumwe tujye ku rundi, hari ibyo twize twamenye, kuko kuba muri ino si iri kwihuta, natwe tugomba kwihutana nayo. Bye bye, don't forget to subscribe.